umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Akose wandetse uri kumbabaza Ngobase umwana umva mubwire n'ubundi wowe nta kibazo uzagira n'umuntu uzajya kubangamira ibyo mbwira, sibyo? Ibyo mbwira nta kibazo, ibyo tuzi ibintu biba bihari byose. Ubwo umwana guha amata muri firigo, sibyo? Ese birasa ko ikiri kwiyahuza inzoga. Nakubera umwari yagiye. Njye nari nje kuguha pole. Ubundi ko ajya kuvuga ko tumwanga. Ubu nitwe twamwirukanira. Ni ukuri njye nemeye kubarika nkabarikira mbese urugo rwanyu nta mutima mubi na rimwe. Ese kundi abantu bavuge reka buriya mwanya yabonye ko atari ngombwa kuguma wenda no kwivanga mu rugo rw'abantu babiri Imana yafatanyije, buriya ahitamo no kwigendera. Kandi ubyemeye n'ubundi rega ndi umugore wawe, nakora inshingano nk'umugore. Kandi buriya rero narumvise ngo warakize, rimwe numva ngo warakize, ubundi wumva ngo uracyari ikiremba. Ariko n'ubundi rega wamfasha ukazi ukavana amagambo aho ngaho ko muri kwihuza amagambo nk'abagira ngo hari ahantu njye nawe duhurira. Nabeshya ntuzamuhemukira mpari kandi icyo azaba ko nturi Imana yenda se ko bigenda wivuga none ngagushyizeho ingenza hindese abujada undi se yagiye mabuja se aragiye da aragiye, ariko hari ibyo asize. Cyasize ibikize yewe hajyanye igikapu cyese dore dasohotse nyikatanya hararuguru neza ku gipangu cyacu ntiyari yambonye, nsangahagararanye n'ikigabo naki umusore w'inkorokoro, so kurusha ubusore, umusore wa nyawe koko. usanzwe umubona se umusore se? Yewe tuziranye cyane da, nako nawe uramuzi, mabuja aramuzi, ariko ngenda muzi cyane. Uzi byamubwiye se ngo ujye undebera ko hano haza undi mukobwa, numubona uwo ari we wese uzahita umamagara batwikane. Ibyo bintu urabyumva? Bivuze ngo uri mu mazi abira, uri mu rwobo rumwe bita urwabayanga, uzarwikuramo uti. Cyangwa ushobora kuba utekereza ko kuba winjiye mu cyumba cyanjye ukaza ukicara aho ngaho nkakwihorera ari byo bintu ugomba gukuriraho. Ese ko ufite umutima mubi, reka ni ubwonko bwacu. Wowe nande? Njye nawe. Ndaguhiye. Reka mubwire sisi, Utekerezaho neza. ubwiza ukuri kw'Imana. Ntabwo ko umwari yafashe umwanzuro wo kuvana akagenda
wowe bishobora kuguha uburenganzira bwo kongera gushutika nanjye. Ibyo ntabwo bizashoboka. None se umugore n'umugabo baracudikana bigatuza umutima ntushaka kureka ku nzoga hageze ngo se ikintu mara ntabwo inzoga arizo zivura ibibazo bivuze n'ingingi nyine ufite kuri kumara ibyo ngibyo bikwigira ariko ni nk'umwana buriya kwiga aho sinshaka ibere ariko n'ubundi mwisho wa siku atataka bebe nshaka kumamagara ndahari umusore usanzwe umubona cyangwa uri kuhinya bimwe byawe? ndamubona cyane turahorana. Nama nakugira rero witonde mu byo ukora kandi urakoze kumwirukana kuko yari shitani yigendera yari kuzakwica. Ariko bahe ndakumva tuganire sibyo kandi umbwiza ukuri. Ubundi uri muntu ki? Ko rimwe na rimwe mbona hari igihe umbwira amagambo nkumva na amagambo y'umuntu mukuru umunyabwenge none nkumva uravuga ibintu bidahura. Uri muntu ki muri make? yewe yari ibyo ntubyiteho. Oya yenda shobuja kuko uramutse ugize ikibazo hano ninjye wabibazwa. Rero ntago usigaye uncanga ngende maze iminsi mutekerezaho nkibaza se umuntu ni muntu ki? Rimwe uvuga ibintu bizima ubundi ukavuga ibintu bipfuye. Ubwo wowe ntabwo unyihishemo. Reka da dore impamvu wumva rero ibintu bimwe ari bizima ibindi bigapfa. uko nkubonye ndagutekereza. Ariko nukuri ntabwo nigeze nkwanga. Kandi niba ukiriho, niba Imana yumva amasengesho yanjye ukaba ukiriho, uzambabarire nanjye ntabwo yari njye. Ni ubuzima bwabiteye. Ubundi mbere wakoraga iki ubundi? Berese yewe navuye iwacu mu cyaro rero buriya bitira hano n'ubundi wansanze. Iyi nzu ubona yubatswe mpari basize ikibanza ntabaga ndi hano. Urumva ko maze igihe kitari gito hano. Urumva ko mfite n'imyaka itari mito. Ndeze muri make. Navutse mu gihe cyo hambere gira n'amahirwe buranye ngita amahirwe byarwa n'ababyeyi bakuze. Navutse wacu ndi umuhererezi ari giye gucura ababyeyi banjye bakuze ari umusaza n'umukecuru. Rero bakagira amagambo y'ubwenge bavuga akajya mu mutwe wanjye. Aya magambo niyo yankujije ambeshaho basha no kubaho muri Kigali ubona. Bityo rero ngira amahirwe ndakubonye uraza umutegetsi wanjye mbere umutegetsi mwiza. Yewe dore nungu ugiye kumahira niki ntacyo nzaba. Ahena rero yego ndakumva. Ikintu ushaka uzankorera uwo muntu wambwiye ntago muzi. Urumva uwo musore wambwiye ngo wahuye na Latifa aza hano mbwira ati arahageze naba mari naba ndahari. Urumva uriya mukobwa ntabwo nshaka kuzongera kumubona hano. Turumvikana? None se umusore urumva ushaka kumumenya? Nkubwire Kari ngende hamwe agasuzuguro kawe. Ndashaka kumwe nimba ngende umugabo muri rugo cyangwa ndi umugore wawe.
abayigize kandi ubundi ufata nk'iki muri rugo ninga yawe ikintu ushaka kubwira kandi uyu mukobwa ituma se mushaka mu rugo rwanjye uri kunyumva urangamira so unkanira umwanya wawe umva nkubwira wowe nutanyitondera ntago muzi yose ntago muzi numvishe ntamuzi wowe nsezeranya ko utari bumvemo cyangwa utazamvamo ngiye mukubwire turumva nakuvamo gute se mumbwire nyine mumenye kuko ndakwirenza da muvuze nabi nyine umva wincura umwuka mbwira uwo muntu urabona umusore ni jyewe igihe yabibwiye ariko ubu muri sinzakuvamo sumva navuga ko wasabye undi mukobwa ntabwo nakuvamo da yego da kandi rwose ugabanye ibintu byo kwishyiramo ibi bintu si byiza cyane ko Latifa yagiye aka ntacyo kakumarira kananywe numva uko bigenda unywa inzoga yawe ugatunga urugo unywa inzoga yawe ugatunga umugore nabakina nzakunywa sohoka jye nzakunywa byewe nzakunywa byewe n'abatakunywa bose ngo nabakina nzakunywa Latifa ariko noneho uwo muco urimo kugaragaza ni bwoko ki urancaho ntumvugishe turayirukana wowe hanyuma amasegonda ugarutse n'ibikapu bite byawe mama ibintu Shema amaze iminsi ankorera njye ndarambiwe ndananiwe urumva aho kugira ngo nzicanye nawe muri iriya nzu mufate ku gakanu nanjye anige umwe ajye muri gereza undi ajye irusororo bajye kumushyingura hisemo kumwihorera ubundi se nari nakubwiye iki nakubwiye ko kwihambira bitakubakira gukunda utagukunda nakubwiye ko ari nk'iki nko kuvomera mu kiva mama ni ibibazo nyine haba ukuntu umuntu uba ukunda umuntu ukabura uko ubigenza ukavuga ati reka ngerageze kumwe mwavuga ngo niko zubakwa nyine tekereza kuba undi ndagushyingiye urinda ujya kwishingira wabuze iki erega ndagushyingiye yora niba umuhungu atagukunda kwino ntabwo ari umuhungu umwe ku isi niko nakubwiye Shema mureke niba agukunda azagusanga gusabe imbabazi cyo kuvuga ngo uramukunda ubuzi gukunda umuntu utagukunda uza agahinda wazagira muri raro nta mbabazi yansaba tekereza kuba naramubeshye ko ntwite ariko bikaba birangiye bivuze ngo wowe n'icyawe nta atankeneye ntanshaka arahindukira akanshota aravuga amagambo utamenya namwihoreye nyine namwihoreye sinzongere kumva wasubiye kwa Shema ahubwo mva inkuru ya amakuru ashyushye atariho n'ivumbi ayahe makuru mama umwari yagiye Alo Neza Muriho neza urimo umukozi w'MTN wahamagaye iyi nimero ni nimero yawe yego witwa nde amazina yawe nitwa Munyana hari amafaranga rero kuri telefone yawe hari amafaranga warebeje kuri telefone yawe ibihumbi 20 ayo mafaranga rero twagiraga muyasubize kuri nimero yohereje kugira bagahagarika konti yanyu mesaje ndi kuyibona ibihumbi 20 byuzuye okay hari andi wari ufite kuri konti yawe arenga yego nari nyafite kuri konti yawe
nari mfite ibindi 20,000. ubwo ni 20,000 ufiteho Ubwo mwambwira imibare nakanda kugira ngo mbasubize amafaranga yanyu. rero tugendane neza rero kandi kugira amafaranga abashe konti batahagarika yego gendane telefone yawe ntabwo cyangwa n'amatushe Ni amatushe. nimero kubaruyeho Yego. yego Alo? nonaha muri ino nzu ibintu byacitse birasa yabaye nk'intare. Umwari yagiye natwe twese ntawe wari wamenye igihe yagendeye. Birasa yamushatse aramubura, none yarubiye arimo arabwira buri muntu wese nabi. rekeraho mama, ntabwo bishoboka. Umwari arancitse n'inda ya Shema arayijyanye, buri umwari agiye kubyarira Shema. Ntabwo ibyo mbyumva. Ariko ayo Ntabwo makuru ibyo afite mbyumva, neza mama, neza, ibyo- afite neza ko iriya mwara twita ariya Shema. Ase mama, wagiye unyumva koko? Njye mfite ikibazo cy'uko umwari agiye kubyarira Shema, nta n'ikindi. Ibyo kuvuga ngo yavuye ubundi yagakwiye kuva ahangaha ari umwe, atari ibyo kuvuga ngo bagiye ari babiri. Umva nkubwire, Ubu se bimariye iki? umva kandi ujye utega amatwi umva inama zanjye. Niba umwari atwite inda ya Shema, nta mpamvu yo kuguma aha. Icyo ni ikigaragaza ko Birasa ari ikiremba atabyara. Icyo ni ikinyemeza neza ko umuti wanjye wakoze. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya, Shema ntabwo agukunda. Niba umwari amutwitiye, reka agende babana ave mu buzima bwa Birasa. Baza kudutwerera umwana kubera iki? Ikindi kandi wibuke icyatuzanye hanjye nawe. Izo ntambara zindi urimo kurwana ngewe ntabwo nzitayeho. Nakoze urugamba turimo kurwana aha. Nta nubwo witaye ku rukundo rwanjye. Urukundo rwawe, wowe urakunda umuntu utagukunda ukumva muzabana? Nawe yagakwiye kumubura nyine nkuko nanjye mubuze. Ubuse njye simpebye. Ngwino nyegera niko uri gushaka iki mu cyumba cyanjye? Mabu narinzanye ino myenda mvuga ngo kuko yarimo iyo myenda ntabwo nayisizaho. ni imyenda nari nanuye, nari navuze ngo nyine yari irimo fagitire bari baramaye amazi, nari ngiye kuyifata ngo nze nyirebemo, nari narayibagiriwemo. Nizere ko ibyo cyetse atari Ibiki? uri gusasa wowe n'agakire murabyutse. Ni ukuri ko Imana ndarengana, ntabwo ibyo bintu nabikoze. Uri gushaka iki mu cyumba? Ntabwo mbyutse, ni ukuri ko Imana nari ndi kureba iyo Imana weye. Nyerange ntukiremo. Si ndi kukubaza uri gushaka iki mu cyumba cyanjye? Nari ndi kureba irese y'amazi. Ni ukuri ko Imana mbabara, ntabwo nzongera ndasaba imbabazi, mbabarira ni ukuri, ntabwo nzongera mpamvu. Nakubwiye ngo iki? Urambwiye ngo sinzongera kujya mu cyumba cyawe. Hano uri hino mu gikoni? Huya ni mu cyumba cyawe, nari nje kurebamo irese y'amazi. Kabiri kangahe winjira mu cyumba cyanjye? Narakubwiye ntuzajya umara kumesa imyenda ukayitera ugizinga nyinjiriza. Nyine narayishyize mu ntebe, ubwo natekereje ko rese yajyananye n'imyenda. Nawe yagakwiye kumubura ntanamubyare. Uzabona undi, uzashaka undi muhungu mwiza ukunze umunyereke. Nk'ibyo bya Shema ufite abana yabyaraguye hanze ugenda utera amada hirya hino, urumva ubundi wari umugabo. Ikindi kintu ushaka kubwira, Sisi ngo arashaka divorce muri uru rugo, kandi wibuke ko basezeranye ivangamutungo. Ntabwo bibaho. Naramuka arifashe rero twe tuzaburiramo. Nese mama, wamugiriye iyihe nama? Namubwiye ko ibyo agomba kubimparira.
uzi ko yisabye iyi nzu tutaba tukiyibonye. Ibyo urabizi? Ndabizi cyane kukurusha. Ikindi kandi buriya burasisibeshye ko tumukunze. Kugira ngo dufashe gahunda zacu zicemo. Abari budukorera akazi. Kandi ubundi nawe ntashaka za. Nibazaga kuri icyo kibazo rwose. Umunsi yabivumbuye akavumbura ko tutamushaka, tutamukeneye, bizagenda bite? Agomba gupfa. Cyamubiziranye. Ni ukuri ko Imana ndarengana mabo, ni ukuri ko Imana yonyine yo mu ijuru. Wiharahaye amaso. Umva kubwira. Ubu nibwo bwa mbere n'ubwa nyuma kuba bari amafuti yawe wirirwa ukora. Uranyumva? Nkubure. Nkubure. Murakoze. Komanga mwiriwe mwiriwe neza mwogapfamwe mwogahambirwa mwe musohoke hano koko mutinyuke ngo njyewe niko sobanurira sikombwa musakusa nkagira ngo mutugize n'ingo shango turi abarozi twebwe utubuye n'udukoni ngo nduzwembe nyine ndurwembese edo nyine kutari wagwengera turi abarozi n'amasiko babisoje hamaze kumeraho ibyatsi none byaranze de utinyuke ugeraho watuma bamfungira amasakaramentu rumuriza ni karibu. Murakoze cyane. Makuru se Ari turaho. buriya rero ntabwo mbazi neza urabizi ariko uyu muhungu wawe ni inshuti yanjye. Inshuti yanjye cyane magara yandi ntunsike. Buriya rero ikibazo kiba gihari iyo abantu ari inshuti hari ibyo badahishanya. Yego. Hari amabanga badahishanya kubera ko yagiye agerageza igihe cyose nabonaga afite agahinda nkagerageza kumwegera ngo mubaze ariko aza kuguhishura ambwira ikibazo afite nyirizina ariko nifuza kubonana nawe umubyeyi we nka mama w'umubyara kugira ngo tuyize tuganira. Yambwiye byinshi ariko icyo nifuzaga hari ibyo yangejejeho kandi numva ari ugomba kumfasha kugira ngo nawe umutega amatwi mwumve nk'umwana wawe ko buriya ngo akabura ntikaboneke nyina w'umuntu. Ibibazo bye rero akenshi numvise nawe ushobora kuba ufite uruhare kubera yuko utabasha kumwumva ngo umutega amatwi nk'umwana wawe. Amarangamutima ye ntabwo ushaka kuyumva, amahitamo ye ntabwo ushaka kuyumva, kandi niwe wagombye kuba iya mbere kumufasha kugira ngo nibura amahitamo ye n'amarangamutima ye ubishyigikire. Ariko sinzi niba mwampakanya nanjye nkavuga Birasa uyu nguyu rwose ntako ntagize mugira inama. Ni umwana wanjye nkunda cyane, ntabwo nifuza icyahungabanya umutekano, ariko ibibazo ahanini afite rwose niwe wabyiteje. nawe bagufunga ngo ndi umurozi. Agasaza ninde umva rero watikorewe ntwongera kunsongora ahubwo urebye nabi wabasenda ese yinyubaka inyota yawe siba yakoro yegweke abana nkwijegenyuye inde yewe bashira icupa nimufasha ngo kubitira umugabo nimufasha ngo kubitira umugabo umbare ikintu kituza mu rukumba dushaka ngo mutuzibukire
ibintu nimba mwaranatwikoreye mushire hasi duture urukumva amarozi yaranze nimukoresha imbaraga ese amarozi yaranze reka dukoresha imbaraga amarozi yanyu za pirate utamenye uburwayi ufite niba ari ibirwayi byo mu maraso na malaria bivanze byose n'amakanseri utazabimenya yewe ndwara maze rero amarozi mwanterereje maze rero iki gihunyira cyawe ahantu hose kiri kugenda unkorera ku mugore aca bwana we ntabwo mwebwe mwaturenza amafi ndwaye ibiki yewe umugore ndamwikubitira wowe umugore ndamwikubitira buretse ntabwo nta mugore ntarurira wasuzugura urumva umugore ntabwo yasuzugura oya subiramo we wagasaza ye ndwaye ibiki ni wowe untunze urwo rutoki ndakubaza uvuze kugira ngo ndwaye ibiki wowe ndwaye ibiki ntasoni mwakoresha amarozi biranga muzanye umuntu ngubuye n'inkoni biranga nje ndakubwiye urebye nabi iki si wowe reka mbatume ntabwo mwebwe mwaturenza mwezetere nyine imbere y'umuryango oya reka mbatume ese ubundi murashaka iki ikintu cya mbere mwibuke inama mudusigiye turabagurira mwibuke amafaranga se kabiri ubwo ibya gatatu mwandekera umugore mw'abantu mwandekera umugore niyo byiteje akomaba yewe buriya muramutse munyemerera rwose nkibanira nawe mwari mu mahoro ariko se umwari n'umugore wawe w'isezerano none se ko ari we nshaka none se umwana wa rubanda baba baramuteshereje iki gihe ariko nawe yaramusize ariko se ni ubwa mbere ubona umugore n'umugabo batumvikana ku kintu ariko igihe kikagera bakongera bakiyunga bakabana sisi yifuje gusubirana n'umugabo we Birasa aravuga ati umutima wanjye wanciriye urubanza numva naramuhemukira bagaruka aje kumusaba imbabazi yanga kumwitwaza none se mama ubu ngubu koko turamutse tugiranye ikibazo tukicana mu bibazo nibyo mama ntabwo mwakwicana sisi yaragarutse aje kuba reka nkubwire mukecuru buriya akenshi hari igihe ibintu ugira ngo biroroshye kandi bikomeye rwose mumbwire ko ngewe n'inshakira ari hari n'uburyo abantu bazana ikibazo mu rugo rwabo bakomeza bakareba ku ruhande kikazabyara ikintu gikomeye cyane nk'uko ushobora guhamagara sisi ngo azaba hano nk'umugore we kandi sisi uzi ko yari yaramusize nta muntu utabizi ashaka umwari mushiki we nawe akabangama ibyo byose noneho bikirunda kuri Birasa aha rero uzashiduka iyi nzu abantu bose barimo kubavana hanga babajyana muri gereza rero nubwo bambeshye ntabwo ari igihe uhamagaye sisi yahamagawe na ariko uramushyigikiye kuko nzi ko ari we natahiye kuko wampaye igiseke reka rero reka amarangamutima y'umwana aba ariyo yubahirizwa umubyeyi igihe cyose umubyeyi agenda nibura ashyigikira igitekerezo cyangwa amarangamutima y'umwana we cyane cyane yuko noneho Birasa ari we muntu uhagurukira nk'umuryango ari we muntu ujya mu kazi agakora mwese niwe mureba mwese nimara kumutesha umutwe n'akazi ukajyaho bikanga sibyo ejo wenda cyangwa se nawe akagira umujyi akagira ikintu abatura agakubita umuntu mu mutwe mwese mukajya nta n'umwe uzasigara muri inzu ndababwiye reka rero amarangamutima ye yashyigikire none se ko uriya mugore azamushyira mu manza n'ubu bizagenda mama nta kibazo rwose nabinkiramo nzabyemera mbikore ese imanza ushaka kuvuga buretse gake imanza ashaka kuvuga nizimeze gute ni za divorce none se ubundi utabeshye Birasa nguyu ubwe yaratwaragane kandi uri mama ntacyo nakurisha none kano kanya ambwira ko kuva uriya mugore we bamuzana nta munsi n'umwe yigeze abasha kumva ahubwo aramusize arirukanka agarutse kumara iki ngiye kwa Jean-Claude Van Damme hari umukinnyi witwa Jean-Claude Van Damme ngiye kurinda urugo rwanjye nkurinda aho perezida akorera reka nkubwire mani ushobora byose yewe uriya mugore ariko bizarangira nkora imyitozo buri munsi warashaje ariko nawe pasi ntabwo uri gusaba gukora inkwaga nyinshi cyane umanuka gake gutya uretse ko utari kumanuka manuka nyine kugira ngo turebe ko uzabakubita cyangwa uve wongeye nigerageze nyine manuka turebe byakunaniye tuzarwanisha izindi mbaraga
Ujese ni kwa kundi uduhungu tw'ubu ngubu ngo tuba duterura ibyuma ngo bashaka kuzarongora kurongora se ageze mu bisaba guterura ibyuma. Ubundi igihe rero ikintu nifuzaga kwagushakira umwana wanjye amahoro no kumurinda imanza. Niyo mpamvu nashyigikiraga ko sisi yazaga. Kwanga amahoro kandi aho ubona aribwo arimo kuyabura. Ubwo rero niba ari amahitamo ye rwose igihe birasa mwana wanjye umubariraho naho nabugamye rwose zihitiremo ushaka rwose sinzamuganiriza agende. Nukuri kw'Imana urakoze cyane. Nta kibazo. Erega buriya umubyeyi gusa aba umubyeyi ugomba kumwumva. Oya ndajya ku ruhande rwe amahitamo ye wamugani. Mureke abane n'umwari. Kandi mama urabizi ndagukunda rwose. Nanjye ndagukunda mwana wanjye. Urakoze cyane. Rero nanjye urakoze cyane. Urakoze cyane kuko urugendo nagenze cyangwa se uburyo nabagendereye ntabwo bibaye impfabusa. Kandi buriya nyine inama nziza ngo abagiye inama burya bagera kuri byinshi Imana ikabasanga. Nta kibazo rwose niba niyo amahitamo ye ndazamushyigikira. Ndumva rero ikibazo wari ufite gikemutse, sibyo? Kirakemutse, mama wemeye gushyigikira amarangamutima yawe kandi kuko uri umubyeyi mwiza ndagushimiye. Iyi nimero impamagaye irihutirwa cyane. Sinzi impamvu mwambabara n'abaza nkamuvugisha. Ntacyo umuvugisha. None se rumuri ko ntabyo mu nama ubaka kanya yubakiye ibintu twasezeranye. Ubuvuzi gakondo muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano ndetse na karande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo Muganga Matovu ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze. Wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze.